abatwumva mwese ndabasuhuje ni Musabyimana Gaspard. Kuri uyu munsi rero nzinduwe no kubagezaho ibisobanuro n'icyo ntekereza ku nyandiko yahise kuri radio yitwa Urutare ku itariki 25 z'ukwezi kwa 8 mu 2019 hari ku cyumweru. Iyo radio rero yashyizeho inyiti ivuga ngo kuki Sylvestre Nsengiyumva wahoze ari umujyanama wa Sankara yibasiye Twagiramungu. Iyo nkuru rero ivuga birambuye ku nyandiko ya Sylvestre Nsengiyumva yacishije ku rubuga rwanjye musabyimana.net, ariko ikagenda ikototera nanjye ikageraho ikangeraho. Ndagira ngo rero nsubize nkurikiranije ibyo bagiye bamvugaho. Mwijwi rya Madina Umutesi arasoma ibaruwa ngo umwe mu bakunzi yabandikiye akagira ati: nyuma yo kwisomera inyandiko irimo ibitutsi bidasanzwe dukize mu Kinyarwanda twakwita ububare bw'umuhutsi Twagiramungu Faustin, byaduteye kwibaza ku mwanditsi Musabyimana Gaspard utuma inyandiko nk'izi zitambuka nta n'ubugororangingo icyabagamije. Ngo inyandiko irimo ibitutsi bidasanzwe, gutuka umuntu rero ni icyaha hano kirahanirwa aho turi mu Bubiligi, ni igihugu kigendera ku mategeko. Niba koko umuntu yumva yaratutswe ni yitabaza ubucamanza, naho Veroque nayo nireke kwigira avoka, kuko nkuko mbivuga Veroque ntabwo nzahiba. Ariko twebwe turi mu Bubiligi, Twagiramungu ari mu Bubiligi, Sylvestre Nsengiyumva ari mu Bubiligi. Ububiligi mbisubiremo ni igihugu kigendera ku mategeko. Niba hari uwumva koko baramututse agomba kwitabaza ubucamanza, kuko gutukana n'icyaha. Mutesi Madina arakomeza ati: twakomeje kwibaza, twamwibajijeho Musabyimana Gaspard impamvu atuma inyandiko nk'izi zitambuka. Icyo nabwira Madina, navuze ko ntamuzi, nta nubwo ajya avuga hari, ariko icyo namubwira ni iki: urubuga rwanjye musabyimana.net narushinze mu 2007. Narushinze ngabije kugira ngo ngwandikeho ntanga ibitekerezo byanjye ntekereza ku bintu byinshi. Iyo umuntu atanga ibitekerezo bamwe barabyemera abandi bakabijora, ariko nicyo muri demokarasi bimara. Iyo ubijoye nawe urandika, utabyemera ukandika uti simbyemeye, wabyemera nabyo ukabishima. Ibyo rero byarakomeje, urubuga rurakomeza. Mvuze ko narushinze mu 2007, abantu bakomeje kurusoma bararukunda, nabo bakajya bandikaho mbaha rugari, hanyuraho n'inyandiko nyinshi z'abandi bantu. Kugeza n'ubu rero ndacyatanga rugari, kuko ishingurwo ruriya rubuga narushinze kugira ngo abantu bashobora gutanga ibitekerezo byabo. Sylvestre Nsengiyumva ari muri bamwe bampaye iriya nyandiko, ndayitangaza, nyitangaza kandi mbona ari inyandiko igomba guhitaho, kuko yari n'ibitekerezo by'umuntu, ndetse mvuga ko ari inyandiko yitwa billet d'humeur. Iteka nandika ko ari billet d'humeur ya Sylvestre Nsengiyumva. Icyo kintu cyitwa billet d'humeur ndagira ngo ngisobanure, kuko nagisobanuriye mu Gifaransa, ariko ndagira ngo ngisubiremo mvuga impamvu navuze ko ari billet d'humeur. Billet d'humeur ni uburyo bwo kwandika, ni uburyo bwo gukora itangazamakuru. Mu Gifaransa bayisobanura bagira bati: billet d'humeur, article d'opinion souvent court et généralement en première page dans la presse, qui présente de façon sarcastique ou humoristique un événement ou un sujet d'intérêt général susceptible d'attirer l'attention du lecteur, d'apporter un sujet de réflexion. L'auteur du billet d'humeur prend parti. Habituellement, la chute de l'article est particulièrement soignée, constituant en quelque sorte la morale de l'histoire. Mu Kinyarwanda umuntu agenekereje yavuga ko billet d'humeur ari inyandiko y'umuntu uvuga icyo atekereza ku giti cye, ariko ikabisa nayo isesereza gakeya, ariko mu rwenya, bigatuma abasomyi bayikunda. Ariko kandi ikaba n'intandaro y'amagambo abantu batekerezaho. Nyiri kwandika iriya nyandiko aba afite uruhande abogamiyeho. Iyo nyandiko ikaba yanditse neza mu rurimi rusukuye. Ngira ngo tutagiye kure, wasomye za billet d'humeur, ziriya nyandiko za Sylvestre Nsengiyumva zanditse mu Gifaransa cyiza rwose, kandi koko zisa naho zisesereza gahoro, kandi koko afata uruhande abogamiyeho akaruvuga. Mbese ku nyandiko ye yose nagiye nandika ko ari billet d'humeur, kugira ngo mbwire uriya Madina avuga ngo nta bugororangingo nashyizeho. Nta bugororangingo nagomba gushyiraho, kuko namubwiye ko nshinga ruriya rubuga rwanjye
navuze ko nzaha rugari abantu bose bafite icyo batekereza. Ako kantu ka biedimeri nagashyizeho kubera ko yari inyandiko ariko iteye nabwo kugira ngo abasomyi bamenye impamvu nayishyizeho. Sinzi rero Madina n'abari bamwandikiye nagira ngo mbahe ibyo bisobanuro boro gukomeza kunyikoma. Madina rero nabo mfatanyije radio n'abandi banditse urwo rwandiko wumvise ko Musabyimana Gaspard tagomba kumwimbazaho cyane kuko nta kindi ngamije uretse guha rugari abantu bashaka gutambutsa ibitekerezo byabo, kandi ngira ngo namwe nibyo mukora kuko iyi baruwa wasomye ndende nawe nuko muri radio yawe nawe mufatanyije mugamije gutambutsa ibitekerezo kuko nabyo ibintu birimo byose ntabwo tubyemeranywaho, niyo mpamvu ngubu mbivuzeho. Nibyo rero ngira ngo ubwo mwinjiye mu itangazamakuru nibwo mukigeramo mwagombye kubyemera gutyo, ntimugire uwo mujora cyangwa kugira ngo mugire uwo muhinama kuko umurongo mugenderaho ntabwo ari wo tugenderaho. Buri kinyamakuru kigira umurongo wacyo cyo bitari editorial. Ligne editorial yanyu niyo ngiyo wenda ligne editorial y'uru rubuga musabyimana.net niyo ngiyo, kandi nkubwiye ko tubimaze mu imyaka irenga 10 twatangaje inyandiko zifite uburemere kurusha iyi ngiyi uravuga twavuze ko ari biedimeri kuko biedimeri nakubwiye ko iri mu rwenya, ariko uzasubireho urebe dufite inyandiko zirenga ibihumbi nka 3 ku rubuga rwacu. Urwo rubuga rwashyizeho inyandiko nyinshi twahanganye na Colette Blackman yandika ku bintu by'u Rwanda tumuvuguruza, twahanganye n'uriya munyamakuru wa Jeune Afrique François Soudan, yewe twanditse tuvuguruza umunyamakuru witwa Dupakier ndetse tujyana no mu bucamanza bifata ubusa, twanditse tuvuguruza witwa Alain Gauthier uba mu Faransa, twanditse inyandiko nyinshi kuri Gacaca, twanditse inyandiko nyinshi ku mfungwa zo mu Rwanda ndetse n'amagereza, twanditse inyandiko nyinshi ku bira by'imishyikirano. Ibintu twanditse ni byinshi cyane. Urubuga rwacu rumva rumaze imyaka 10 buri munsi twandikaho. Ntabwo rero dukeneye amasomo ya Doroke sinza hivumbutse, yagombye ahubwo kwitegereza ikamanza igashishoza ikareba wenda ikanatubaza uko bigenda kuko urumva ko mufite ibintu byinshi byo kwiga. Madina rero n'abamwandikira ntabwo bahagarariye aho, nimwumve kandi umunyamakuru wa Deroke Kanyamibwa Joseph yabajije bamwe mu nshuti ze batubwira ko ikintu cyose kivuga n'aba Parume Hutu n'ababakomokaho ko kuri wari inkuru nziza. Ko none iri sishyano ngo uriya munyamakuru ngo yabajije inshuti zanjye ngo zimubwira ko ngo ikibi cyose cyaba ku Parume Hutu ngo njye ari inkuru nziza, ariko rwose mujye wa mugani wa ntuza mujye mugera mucishirize. None se izo nshuti zanjye se zaba ari inshuti zanjye no zikamvuga nabi? Izo nshuti zanjye utavuga se nizihe? Ni bya bintu byo gufitira, urumva ko ari ibintu muriho muhimba ntazi byari byo. Noneho rero katigaruke ku Parume Hutu. Parume Hutu ngira ngo wa mudamu we n'abakwandikiye Parume Hutu ngomba ko mutayizi. Parume Hutu ni ishyaka ryabaye mu Rwanda kuva mu myaka ya 59 barihagarika ejo bundi Habyarimana afashe ubutegetsi muri 73. Ni ishyaka rero ryamaze imyaka n'imyaka rifite abarwana shyaka. Abanyarwanda bose bari Parume Hutu kubera ko Parume Hutu yageze ibishyaka rimwe rukumbi. Nukuvuga rero ko abana ba Parume Hutu ni benshi cyane. Parume Hutu yari ifite inzego, yari ifite abajyanama mu makomine, yari ifite ababurugumestre, yari ifite abaprefe, yari ifite abakozi ba leta, yari ifite abaministre, yari ifite abadepite, yari ifite. Iyo uvuga rero ngo nanga abana ba Parume Hutu inkuru yose babayeho ngo numva ari nziza, urumva ko ibyo bintu warakabije ngira ngo nakuwa kwandikiye nawe ukabisubiramo. Nibyo kandi bavuga ngo kuki ntumi ibintu nibyo bitambuka biratambuka nyine nkuko nawe wabitambukije, ariko ntabwo biratuma tubabanzi. Ndagukosora nkubwire ko ibyo wavuze atari byo kuko sinshobora kwanga abantu ibihumbi n'ibihumbi naba mbangira ikise. None se kutavuga impamvu nanga Parume Hutu? Abo Parume Hutu mbanga kubera iki ko ari twe aba Parume Hutu baturimo, ni bakuru bacu, ni barumuna bacu, ni ba data wacu, mbangira ikise nakwanga abantu ibihumbi magana se kugira ngo bigende gute nabishoborane? Urumva ko aho ngaho wakabije rwose. Ntabwo nirwa ngira byinshi mbivugaho ngira ngo abatwumva nabo barumva ko wakabije kugira ngo nyine abantu bakomeze bakurikira amagambo yawe. Icyakora ufite imvugo nziza rwose, uvuga neza, ufite ijuru ryiza ry'umudamu rwose, ariko amagambo uvuga arasesereza ateye ubwoba. Tubibutse ko ari we wenyine wanditse inyandiko ubwo abana b'Abaparume Hutu bibukaga ababyeyi babo bwa mbere nyuma y'imyaka irenga 40 isaba abantu kutayitabira ngo kuko ari inkotanyi zatanze amafaranga yo kuyikoresha. Kuba Sylvestre yarahisemo gucisha ubutumwa bwe kwa Musabyimana nuko nta wundi washoboraga kwemera kubitambutsa. Reka nkosore Madina gatoya ndetse n'abari banditsi baruwa. Iyo nyandiko ntabwo ari nge wayanditse. Nkuko nahoze mbivuga, iyo nyandiko ni y'umuntu
wari ufite igitekerezo avuga ati ese iriya misa igiye kuba ntabwo izatuma abanyarwanda basubiranamo cyangwa se ntizatuma abanyarwanda bongera kugira amacakubiri, avuga ati ndetse ati na FPR ishobora kubigira urwitwazo ikongera igaca abantu mw'ibice. Ko rero yarabivuze ndumva ataraciye nk'amabere, cyari igitekerezo cye. Maze rero mu kinyarwanda baravuga ngo wanga amazimwe abantu habona. Ndasaba Mutesi Madina niba azi gusoma igifaransa ndetse n'uwo wanditse iriya baruwa bajye kuri site ku rubuga rwanjye Musabyimana, iyo nyandiko iracyahari. Nta na hamwe mbwira abantu ngo ntibazajye muri iyo misa, nta na hamwe iyo nyandiko ibwira abantu ngo ntibazajye mu misa. Hariya rero murabeshye, hariya kandi naho murarengereye kuvuga ko inyandiko ya Sylvestre nta wundi wari kwemera kuyitambutsa. Nabyo ni nko kuragura. Wabwirwa n'iki se iyo ayiha abandi wenda bari no kuyitambutsa? Nuko ku rubuga rwandika mu gifaransa nabyo nagira ngo mbyibutse, kuko urubuga rwa Musabyimana rwo rwandika mu gifaransa, izindi mbuga zandika mu gifaransa abanyarwanda ni nke cyane, ngira ngo na Madina ibyo yabinyemerera. Niba Sylvestre rero yarabinyujije iwanjye, ndumva nta kibazo kirimo, yashobora no kubinyuza ahandi, ariko kuvuga ngo ni njye ngenyine wabitambutsaga, urumva n'ubundi ko harimo bya bintu byo gushaka gusesereza. Ariko nabyo rero turabyemera kuko nkuko nahoze mbivuga, twemera ibitekerezo bya bose, ariko icyangombwa nuko umuntu nawe agira urubuga akavuga ati ibyo mwavuze ntabwo ari byo. Bira rero muvuga ngo nta wundi wari kubitambutsa, ntabwo ari byo, bisa no kuragura. Mwabibwirwa n'iki se? Ngira ngo kandi nibutse ko iriya misa itari misa y'abana b'Abaparimehutu, nkuko nabivuze abana b'Abaparimehutu ni benshi cyane, buzuye isi yose, ndetse no mu Rwanda baracyahari, ni benshi cyane. Ntabwo rero iyo misa yari y'abana b'Abaparimehutu, ahubwo iyo misa yari y'abana b'ababyeyi bishwe muri kudeta ya 73. Ngira ngo kandi mfata aka kanya rwose nifatanye nabo, kuko abenshi muri bo turavugana, muri abo basomeshe misa ndibuka ko hari nabo twavuganye kuri iyo nyandiko. Nta kibazo rero gihari, nkuko nahoze mbivuga, nta rwango ruhari. Veroc n'abanyamakuru bayo n'abayandikira urwango bashaka gushaka hariya nta ruhari. Tuba turangajwe imbere gusa rwose no gusakaza ibitekerezo.
nkaba ndanje nibariza bwana Sylvestre na Musabyimana ko batubwira intambara barwana ikimariye abanyarwanda n'icyo badufasha mu kurwanya ingoma y'agatsiko. ngo intambara turwana ntayo, ni ibitekerezo niba Veroc nabo bafatanyije n'abayandikira babibonamo intambara, ibyo ni ukuri kwabo. Maze rero abari badukurikiye, abari bankurikiye kuri bisobanuro, ubu ntabwo bisanzwe ko nkomeza kwisobanura, ariko ngira ngo aya magambo Veroc yamvuzeho arakomeye cyane, kandi ibyo ari ngombwa ko namwe mumenya aho kuri guherereye. Murakoze rero, ngaho mwirirweho.